ngeze mu myaka 15 abantu bakuru bari muri salo. Mubyara wanjye uwo yari afite imyaka 28, araza nsanga mu cyumba data bamutemye mbireba na mama bamutemye mbireba, na mukuru wanjye na musaza wanjye na murumuna wanjye, ariko nibukaga kuntu babagize. Noneho nanjye ubwanjye nkarwara ihahamuka. Umugabo yabonye tumaze kubyarana imbyaro 5, arangije aransiga. Hari igihe mbura icyo mbahereza, nkafata amazi ngashyira mu gikombe, hanyuma nkababwira ni twinywera no mazi. Ubukanze Kunama TV. Nshuti bakunzi b'Inama TV, mwongeye kwirirwa, abandi muraho bitewe naho muherereye. Nagira ngo nanone mbahe ikaze mu kiganiro tugiye kugirana n'umuvandimwe wifuje ko amateka ye abantu bayamenya, uwabasha kumufasha akaba yamufasha, n'uwabasha kugira icyo amurusha mu mateka ye kubw'ibibazo ahura nabyo abe yamufasha. Mutwemerere dukurikira ikiganiro, reka tumuhe ikaze. Nitwa Mbabazi Domina, nkaba ntuye i Karongi ku Kibuye. Wari wifuje ko twaganira ku mateka yawe kubera ubuzima ubayemo, ariko ubundi uri uw'inahangaha? Ntago kavukira ari inahangaha. Naje inahangaha mu buryo bw'akazi. Kavukire yanjye ni Gatsibo, karere ka Gatsibo. Byagenze gute mu bisanzwe ino? Naje mu buryo bw'akazi, mageze ndakora kugira ngo nazajya mu bintu by'urukozasoni, ubusambanyi. Biba ngombwa yuko nshakana n'umugabo, turashakana turubaka. Umugabo biba ngombwa yuko ambwira ngo mpagarike gukora akazi, ndamwumvira. Nuko naje inaha. Ubu uyu munsi murabana n'uwo mugabo wakubujije gukora akazi? Uyu munsi ntago nyibana n'umugabo. Umugabo yabonye tumaze kubyarana imbyaro 5, arangije ansiga mu nzu y'ikode, arangije arigendera, nsigarana n'abana, ariko umwe yitabye Imana. Ubu nkaba nsigaranye abana 4. Nta kazi ufite? Ubwo nta kazi mfite, kireka umbwiye ngo hano hari ikiraka, nibwo ngenda ngakora icyo kiraka. Utabimbwiye ubwo nibyo, ndihanganye. Wihangane utubwire amakuru y'ubuzima, ubwo rugendo, iyo nzira y'ubuzima bwawe mu by'ukuri yose, kugira ngo n'ukurikiye yumve ubwo buzima wanyuzemo uko bwari bumeze. Ubundi ubuzima bwanjye nanyuzemo, kavukire navukiraga muri ahahoze hitwa muri komini Murambi. Niho navukiye. Noneho nkurira mu muryango, ariko ngewe namenye ubwenge mbona ndi kumwe na nyogokuru, kuko 94 bishe umuryango wanjye. Noneho nyogokuru we naje kumubona nyuma, ari we wanoraguye. Nanjye nari meze nk'uwapfuye, ariko aranuragura arambwira ngo abandi bose babamaze, kuko nanjye nari nabibonye barimo kubatema. Nabaye nk'uguye igihumure, nikubita hasi. Nyogokuru rero niwe twasigaranye, arandera, aza kunyerekana ba marume. Noneho nyogokuru niwe nakuze nita mama. Data na mama bose barapfuye. Na mukuru wanjye na musaza wanjye na murumuna wanjye. Umuryango wo kwa data nyogokuru yarambwira ati bose barashize, ni wewe wasigaye. Hanyuma kubera nari nyuri umwana, ndavuga inti nzaba mbimubaza. Nyuma rero aza kwitaba Imana, nsigarana na marume. Marume nta kintu yanangarije. Marume yajyaga anyita ngo ndi ikinyendaro, akandaza hanze, nkaba muri ubwo buzima. Noneho muri karitsiye nkumva abana bagenzi banjye bakambwira ngo ndi umucikacumu, nkikubita hasi. Noneho nkahura n'ihungabana rikomeye, kuko nibukaga ibyabaye ku muryango wanjye. Kuri data bamutemye mbireba, na mama bamutemye mbireba, ariko nibukaga kuntu babagize.
noneho nanjye ubwanjye nkarwara ihahamuka, bakanjyana kwa muganga nkamaramo nk'imyaka 3. Hari igihe nigeze maramo imyaka 3, noneho mbona Imana irandokoye mbaye muzima. Nkomeza muri ubwo buzima, nyogokuru maze imyaka 3 mu bitaro. Yego. Ubwo nahagana he? Ni iriya za Kabarore nibuko nari ndwariye. Uza kugira Imana ubona ngira Imana mbona mbaye muzima, noneho bagerageza kunshyira mu mushinga wa Farije, batangira kuvuga kuri icyo kintu nkarugira ihungabana. Ngize amahirwe mbona umuntu waturanye n'umuryango wanjye kera, arambwira ati ngewe ndakwiyandikishaho, reka ngushyire muri Caritas. Abashyizemo, bamwitaga Joyce uwo mubyeyi, anshyira muri Caritas. Caritas niyo yandihiriye kuko marume yarankubitaga akandwanya cyane. Hari n'igihe yanzirikaga ku giti akankubita, niho nakuye ino nkovu, akankubita cyane nkarara no hanze. Noneho ndangije njya kwiga, arambwira ati se ko ndeba marume wawe akumereye nabi, nta kuntu wabona umuntu mwari muziranye kera akajya gukurera. Nibwo nasanze mugabo arandera, ndangije njya kwiga. Caritas irandihirira, barambwira ati Caritas igiye gusoza, noneho reba umushinga wakwiga hanyuma ujye ku ishuri wige. Nanjye ndangije ndavuga nti nzahitamo kwiga iby'amahoteli. Aranyemerera ngo uzagende baguhe ibikoresho. Ndagenda mfata ibikoresho njya kwiga Ngororero ku kigo cya Karore Rwanga i Muramba. Ndagenda ndiga, niga imyaka 3 ndarangiza. Ubwo rero nibwo nagiye gukora Nyagatare kuri hoteli yaho, nkorerayo stage kuri Blue Sky Hotel. Nkorerayo, hanyuma mbona amanota meza, magirira imigisha, mbona n'akazi ndakora. Ubwo naje inaha rero mu buryo bw'akazi, abinaha bajyaga bazayo, nibwo bavuze ati uyu mukozi tugomba kujyana i Karongi. Nuko naje inaha rero. Ugeze ino rero ubuzima byaje kugenda gute? Ngeze inaha kubera ubuzima nagiye mpura nabwo n'ibikomere byinshi, rero narakomeje ndakora. Ndavuga ni aho kugira ngo nzagwe mu cyaha nkora ikibi, kandi narahuye n'ubuzima bukomeye, nari ngeze aho kwiteza imbere, reka bibe ngombwa nshaka umugabo. Nibwo numvishe n'umugabo ibibazo afite, noneho arambwira ati nanjye ndi imfubyi. Ndavuga nti nta kibazo tuzabana. Noneho nibwo mbanye nawe, arambwira ati rero ntabwo uzabasha gukora muri hoteli ngo nanjye nyikoremo, ugomba guhagarara gukora. Mwarakoranaga muri hoteli? Ntabwo twakoranaga, we nahise njya kumusabira we, kubera yuko yaravuze yuko ntabwo yageze amahirwe yo kwiga, yagarukiye mu wa 3 primaire. Icyo gihe rero kuko ngewe nari meze nk'umuntu ukomeye, ndagenda musabira akazi. Noneho arakabona, agira amahirwe abona akazi k'isuku, baramuzamura asinya kontara. Maze gusinya kontara nibwo ambwiye ngo nimbireke, nawe azamukira aho ngaho. Noneho biba ngombwa yuko dutandukana. Yakubwiye guhagarika akazi? Ngo ntabwo yatunga umugore ukora muri hoteli. Ndamubwiye nta kibazo, ngaho mpa igishoro nkore hanyuma nzajya ncuruza. Arambwira ngo ntago yampa igishoro. Nza guhura n'umukobwa w'inshuti yanjye twiganye, twakoranaga n'inaha, arangije ampereza amafaranga 50,000. Ndagenda ncururiza mu isoko ryaha ku Kibuye. Ndangije ndacuruza, ngejejemo hagati, umugabo araza ari nko mu masaa 6, aravuga ngo umugore wanjye ntago nshaka ko acururiza aha. Aryama hasi, abanyesoko barahurura n'abayobozi baraza barahurura. Umugabo ararira ngo umugore wanjye simushaka muri iri soko. Biba ngombwa yuko abayobozi bambwira ngo umugabo ntago yarira gutya, kugira ngo arire gutya genda gushyira mu mangazine, n'ubundi akora muri hoteli.
noneho niyanga kuguha igishoro uzaze wowe tuzagufatanyiriza hanyuma tuguhe igitara cyawe tuguhe n'igishoro. Ndangije ndavuga nti nayo nkoresha nayo yigezama nukunjyana mu rugo kandi dore maze kwicwa n'inzara. Noneho barangije bavuga ngo reka umugabo ntago yarira gutya ngo narangiza ngo akujyane gusa niba ashaka kugushyira mu mangazine genda. Ubwo nibwo nagiye hashize amezi 2 ndamubwiye se ya mangazine ari arambwira ati n'ubundi umugore wakoze asuzugura umugabo ntago nshaka kuzasubira muri ririya soko. Ndangije rero ndavuga nti ibi sinabishobora nkazajya njya gushaka akazi ko guhinga nkareba ufite ikiraka akakima utagifite ngo nibyo abana bakaburara bakabwirirwa hakabaho igihe ajya mu nzoga agataha saa 9 saa 6 aho kuza ngo dusuze ahubwo akadukubita twese. Ubwo rero nubwo buzima twahuye nabwo bukomeye bigeze haravuga ati abana bahora bandiraho ngewe simba shaka kandi ari abana biwe kandi ari abana be. Abana bakomeza kundiraho ngo ngewe reka nze nishakira umukobwa w'inkumi. Aca haragenda ajya kwisangira umukobwa nuko yadusiga mu nzu. Hanyuma aragenda nibwo haje ibiza nabyo byaje adahari n'abayobozi barabibona yuko adahari nibwo badufashije. Icyo gihe twari twaranarwaye bwaki ari njye n'abana twari twararwaye bwaki. si umugabo mwari mufitanye amasezerano? Ntago twigeze dusezerana mu mategeko ariko nagiye kumwereka iwacu arasaba aranakwa. Ubuse abahehe abana arabafasha mubanye mute na ubu ngubu ntago nzi ahari ariko abana nta na kimwe abafasha kuko sinzi ahari niyo muhamagaye ntago ayifata nta kintu rero yabafasha tutanavugana no kuri fone. Abana ni njyewe ubarera abo bana 4 nkashaka buri kimwe cyose ibishobotse bikaboneka nuko mbafasha mu bushobozi bwanjye bukeya. so abana bangana gute? Umukuru afite imyaka 10. Ariko ni wacu nari narasizeyo abandi 2. Umukuru afite imyaka 10 wamukurikiye bose? Umukurikiye afite imyaka 7, umukurikiye afite imyaka 6, undi agejeje 3. Rero umugabo yagiye uwo nguwo w'imyaka 3 afite amezi 6. Ese birakorohera gukora ufite abana bato gutyo? Ntago binyorohera ariko nakundi nabigenza nabo bamaze kumenyera. Hari igihe iyo mbonye akazi gatunguranye mbasiga mu rugo nabo bamaze kubimenyera kuko hari n'igihe tumara n'icyumweru nta kintu turabona cyo kurya ariko nkabona barihanganye. Barihangana gute abana bato ubigenza ute tubwire? Hari igihe mbura icyo mbahereza kuko baba bareba n'ubuzima twahuye nabwo noneho nkafata amazi nkashyira mu gikombe hanyuma nkababwira ni twinywera no mazi hanyuma nkabona baranyemereye cyo kora batoya cyane nibo bangora nk'uwo w'imyaka 3 hari igihe anyereka mu isafuriya ati mayi ibiryo nibyo bingora cyane ariko abakuru bo bamaze kumenya ubwenge baremera bakaryama. None se aho uvuka muri Gatsibo ntago bishoboka ko wajye gukoresha umutungo waho kuvuka? Umutungo wanjye ni marume wari ufite none marume numvishe ngo yagiye Uganda sinzi Uganda igice yagiyemo ubwo iby'imitungo sinzi kuntu ahantu nakwinjirira narayobewe nanjye kuntu nabijyamo rwose ngo yagiye Uganda sinzi agace aherereyemo. Yaragiye amaze igihe yaragiye uwanderaga witwa Mugabo niwe wambwiye ngo yagiye Uganda mbaririje n'abo twari duturanye barambwira ngo yagiye Uganda rero sinzi agace yagiyemo ariko na mbere hose rwose ntiyanyishimiraga. None se yagiye agurishije cyangwa ubutaka buracyahari ku buryo ushobora kububyaza umusaruro? Yagiye agurishije.
agurisha nahawe se hose niba yarahagurishije simbizi, sinabonye amahirwe yo gusubirayo. Domi, none se ko wumva umutungo wawe w'Igatsibo bigoye kumenya uko uhagaze, waba warigeze ugerayo ngo umenye niba nta n'icyo yagusigiye? Hari igihe ntigeze njyayo, noneho hari mubyara wanjye wari uhari. Mubyara wanjye icyo gihe baravuga ngo imitungo yawe ntabwo dushaka undi muntu uzayizamo, biba ngombwa yuko anteye inda. Mubyara wawe? Mubyara wanjye antera inda, ubwo mfiteyo abana 2, anteye inda mbyara umwana w'umukobwa. Uwo mwana agejeje imyaka 18, namubyaye mfite imyaka 15, ndumva ari 18 agejeje. Noneho ndangije ndavuga nkurikije ububabare nahuye nabwo, kuko nagiraga ibibazo nkicara njyenyine, nkabura uwo natakira, nkabura uwo naririra, uwo naganira nawe. Biba ngombwa yuko mbyara abana 2. Nibwo rero uwa kabiri mubyaye namusize afite imyaka 4. Abo bana se babana nande ubu ngubu uyu munsi? Babana na nyirakuru. Nyirakuru no kuvuga ni nyirakuru wawe? Ubwo ni mubyara wanjye wo kwa mama wacu twabyaranye. Noneho nyina niwe urera abana bawe? Nyina wa se. Nyirakuru? Ubwo ni nyirakuru. Niwe urera abo bana banjye. Bagerageza no kumpamagara bakambwira ngo bansanga ahantu, arababwira nta bushobozi mfite, nanjye uko ndiho ntago byoroshye, nibabe bagumyeyo babanze bige, nibarangiza bafite akazi bakora nta kibazo bazaze. Rwose niko nababwiye nanjye. Mo muravugana ariko abo bana? Duherutse kuvugana. None se ubuzima ubayemo inaha ngaha rero, ubwo se uwo mugabo nubwo mwatandukanye hari ibyo agufasha, hari aho yagusize hagufasha? Nta hantu yansize, nta n'icyo yansigiye, nta n'ikintu afasha, kuko urumva n'inomero ze ntago zicamo. Abana ni njyewe ubareba. Iwabo ntago nawe hari hari Ngororero Imuramba. Hari ni umunyagikongoro, muri Gikongoro. Nyamagabe? Nyamagabe niho iwabo. Abantu b'iwabo se ntubazi? Ntimujya muvugana? Twaravuganye barambwira ngo amashyamba yarayagurishije n'amasambu, ngo none ngo ayo mafaranga yakuyemo ngo agomba kumaho ngo nkafasha abana banjye, kubera nawe nta muryango yari afite umuryango wo kwa hariyo base wabo na ba nyina wabo, ariko urumva nta papa we na mama we afite. Ubwo rero barambwiye ati imitungo yarayigurishije arayimara, nawe na mushiki we baragabanye, mushiki wabo i Kigali. Noneho barambwira ngo rero ntabwo twaruhana abuzukuru, na se yarabataye, nabo nta kintu bafasha kubera iyo mitungo yagurishije. None se inaha ngaha uba kwande bimeze bite? Yagusize mu nzu yasize yubatse se bihagaze gute? Oya, ntabwo yansize mu nzu yasize yubatse, ahubwo yansize mu ikode. Amaze kunsiga mu ikode, mbona amafaranga ni menshi, nshaka iyindi nzu, ubu niyo turimo, mbasha gutanga makeya mu bushobozi bwanjye buke. Ni 20,000 iyo nzu nyishyura, mbanamo n'abana. Wigeze kuvuga yuko wigeze kuba umugenerwabikorwa wa Farije? Uyu munsi se barabizi ko ufite ibyo bibazo, ushobora kubegera bakagufasha? Hari abo wegereye, bihagaze gute? Narabegereye, ndabegera, barambwira ngo kireka ninzana icyangombwa cy'iwacu. Noneho bitewe n'ubushobozi bukeya mfite, ndabegera kugira ngo babimfashemo, nanjye nibyo negereje. Ubuse umuntu ukurikira kino kiganiro waba yibaza ati wa mugani uyu mubyeyi yabayeho mu buzima bugoye, n'ubari mu buzima bugoye,
agiye nko kugufasha wakumva ko ikihutirwa cyane umuntu yagufasha ari nk'iki? ikintu cyihutirwa ni uko babanza bakampa icyangombwa cya farije. Ikindi ni ukumfasha abana kuko biragoye muri iki gihe, abana bakeneye kwiga, bakeneye kurya, cyane cyane na mituweli kuko ubuzima turimo buragoye, n'inzu yo kubamo ikode riragoye cyane, n'ikode biba bigoye. Mbonye n'inzu byaba ari byiza cyane, byanshimisha. Mbese uravuga icyangombwa cya farije, ngo ntabwo bikitwa farije, byabaye ibintu bumwe byagiye muri Minisiteri y'Ubumwe n'Uburere Mboneragihugu. Uyu munsi uhamagaye iwanyu cyangwa se ukajyayo, ntabwo wagenda ngo ushake icyangombwa, cyangwa icyo ushaka kuvuga ni ukuvuga ko udafite tike ijyayo? nta tike mfite yo kujyayo, kandi niyo nekereje ukuntu nasiga bariya abana batoya hano, sinzi ukuntu byashoboka. Urumva, kereka ari ibyo najyamo nkagenda ngahita ngaruka ngasanga abana, kuko urumva ntiwafata abana 4 ngo ujyane nabo, urumva n'amatike menshi cyane. Ariko binkundiye nkagerayo nkagishakisha nahita nyibona. Ukaba wifuza yuko wagira ubushobozi yagufasha ukabona n'iyo tike? Yanamfasha nkabona iyo tike, cyangwa se akamfasha nkakibona ndi n'ahangaha. Hari ikintu wavuze ngo kigendanye n'uburwayi, wajya kurwara ukajya mu bitaro, uyu munsi umeze neza? Uko biri kera, ubu ngubu mbashije kubivugaho. Kera ho nta n'ikintu navugaga, nabaga nakwikubita hasi ngahwera, sinongere kuvuga nkamara nk'amezi 3 cyangwa se umwaka navuga, ariko tukarebana simvuge. Ariko kubera umuganga wamfashije, ni ukuri Imana ijye imuha umugisha, yaramfashije aranyegera akazajya anganiriza. Ubu mbasha kuvuga singira ikibazo muri njyewe. N'umutwe najyaga ndwara wa buri munsi nagukiza, uza rimwe na rimwe yuje nabwo njya gufata ibinini nkabimwe. Cyangwa se iyo muye n'agahinda kenshi nkareba imibereho yanjye, nkareba n'abana ukuntu baba barira imbere y'amaso yanjye, ngira agahinda kenshi bigatuma ngira ihungabana muri njye. Ntabwo byoroshye. Nese uko abo bana 2 bandi wasize, uwo wababonye ute? Bavutse gute? Byagenze gute? Watunyuriramo rwose? Abo bana nabanaga na mubyara wanjye nyine, aho nyogokuru yansize agiye gupfa, yitabye Imana. Asigira mukuru we bavukanaga, arangije aranjyana ngejejeyo, arambwira ati aba nibo bazakurera. Haciyeho igihe arapfa, yitaba Imana nyine arapfa. Arangije aho ngaho barandera, ngeze mu myaka 15, abantu bakuru bari muri salo. Mubyara wanjye uwo yari afite imyaka 28, araza ansanga mu cyumba, mfata ku ngufu, nera induru, mbura n'umwe unabara, kandi bose bari muri salo banyumva, ntihahabura n'umwe wo kuza kunabara. Nkagira ngo nibumvishe. Bukeye bwaho nabwo araza arabyongera, ahubwo bakisekera. Mpura n'ubwo buzima, noneho biba ngombwa yuko nsanga narasamye. Mbona nta n'icyo bibabwiye. Ndangije njya ku murenge, ngiye ku murenge mbwira gitifu ni rero uyu umubyara wanjye yamfashe ku ngufu, none nasanze naratwaye inda. Umuyobozi aravuga ati njyewe ngiye kugeragereza ndebe kuntu bagufasha abari hejuru yanjye, noneho turebe kuntu bakurwanaho nawe ukagira uburenganzira. Ndangije icyo gihe wari ugitwite? Icyo gihe nari ngitwite, maze kubona ko nwite. Bumvishe yuko nagiye kumurega, rero bamajije iminsi 3 mu nzu, bankubita, murwa kongera gusubirayo. Noneho ndangije nkazajya njya mu nzu nkarira cyane, nkumva agahinda karanyishe. Bisaba yuko hari igihe nigeze gutekereza kujya kwiyahura, ariko ngezeyo mura n'igisimba, igisimba bita ingwe, ngaruka mu rugo nirukanka.
hanyuma mageze barambwira ngo wagiye he, barankubita, ndangije njya kuryama, mbyuka narwaye cyane, banjyana kwa muganga narembye, baransuzuma basanga n'inda ari nkuru, noneho bampa n'imiti mvura, nari narwaye umutwe cyane, nagize ihungabana muri njye, ngize amahirwe rero mbona ndakize, mvuye mu bitaro, mageze inda imaze gukura njya kwa muganga njya kubyara, ndagaruka baravuga ati ntayo ubusa, nta wundi mugabo uzashaka, uzagumeza ubyara gutyo. Ubwo rero nkagira ngo ni urwenya, ndangije umwana amaze kugeza imyaka 4 ngiye kubona mbona wa mubyara wanjye aragarutse, agaruka nanone amfata ku ngufu, ndangije ndavuga ibi sinabivamo, ngerageza kugira ngo mave, biranga. Umubyeyi wo nari ngiye guhungiraho arambwira ati reka uriya muryango ntabwo byashoboka, bamenye ko ari njya gutorokesheje bamana. Ndemera nguma aho ngaho, umwana mubyarira aho wa kabiri. Mbonye umwana amaze gucuka nibwo nahise mvuga nti reka mave, mpungira kuri uwo mubyeyi wundi wamfashije kwiga. Abana bo wari wabasize ariko? Abana narabihishe ndabasiga. Narihishe, nta n'imyenda nigeze mfata, narihishe, ndangije mpita ngenda n'ibyo nari nambaye, ntibamenye ngo nagiye. Uwo mubyara wawe yaje gushaka undi mugore se cyangwa? Mubyara wanjye yaje gushaka undi mugore, ubu ngubu bari mu bihugu byo hanze. Abana babayeho batese? Abana barerwa na nyirakuru, ise ajya abafasha, bohereza amafaranga. Kuva icyo gihe nta butabera wigeze uhabwa? Ntabwo. Byabaye ibyo gusa? Byabaye ibyo ngibyo. Ubu se uwo nyogokuru wawe nyine ari we nyina wo, ari we nyirakuru w'abana? Ubwo ni nyirakuru w'abana? Nyirakuruza w'abana. Nyirakuruza w'abana. We yitabye Imana, na sekuruza w'abana yaje kwitaba Imana ndi naho amaze kubyara kabiri. Babana nande se? Babana na nyirakuru. Nyirakuruza niwe witabye Imana. Noneho yasigaranye na nyirakuru. Mubyara wawe nyina wase. Nyina wase. Nyina wase niwe wari urera abana bawe? Ni nawe wabareraga mbere bakivuka se? Bakivuka bari kwa nyirakuruza, we wanderaga. Ari we nyogokuru. Niwe wanderaga, noneho amaze kwitaba Imana bajya kwa nyirakuru. Ariko ni nkaho bari begeranye. Bajya bagusura se abana cyangwa ujye? Abana ntago baransura, bagerageje kumamagara ngo baze kubansure, kuko nari inzu umukuru we twaravuganaga kuri telefone ashaka kuza, akarira cyane, kandi kuko abana banjye bankundaga cyane ntago bari kumva iruhande. Rero ndeba kubabazwa n'abana 6 na 4 bananiye, nkavuga intihoya babanze bige, nise niba ari mu bihugu byo hanze bo barishoboye, bagomba kubigisha bakigira hejuru, nanjye ndwane n'aba ngabo. Ubwo nuko mubanye ni kuri telefone gusa? Ni kuri telefone gusa, ariko bo umukuru niwe wambwiye ati nyogokuru yamenye yuko twavuganye nawe aradukubita cyane, aradukubita. Uwo mugabo se ari we nyine mubyara wawe? We ntimujya muvugana? Ntago turongera kuvugana. Ntago murongera kuvugana? Urumva we ni nk'akagambane kari kabaye, ntago twigeze tuganira, si twanavuganaga. Urumva ni nk'akagambane kabaye, ntago twigeze tuvugana. Komera, ntago byoroshye. None uyu munsi ubu hari ubushobozi bwo kuba wakora se? Ngize amahirwe njyewe nasabaga kugira ngo wenda mbonye nk'igishoro nkacuruza, cyangwa se mukambonera n'akandi kazi k'ibijyanye n'ibyo nize.
ariko iyo byaba byiza nuko ntabona igishoro nkacuruza. ava kuri iki kiganiro ubwo wagira icyo ashoboye guterera uyu mubyeyi, nimero ze mwazibonye ziri ku kiganiro, uko ushoboye kose wamufasha akareba uko yita ku bana afite. Rero tugiye kufite abana bangahe? Ni abana 4. Abana 4 bundi niba ufite uyu munsi, na babiri bari iwacu, bari iwanyu aho wasize. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Ubuntu buganze Kunama TV.